gahunda ndayifitira hari uracyafite ya gahunda yo gutera abakobwa ijana inda icyarimwe iracyahari umaze gutera inda abakobwa bangahe 30 Yo, what up, big boys and young girls, nizere kandi hose muri mumeze fresh byatari. Ngewe ibintu ari very fresh byatari. Iyi akaba ari Afro Tricks Media, akaba ari YouTube channel tugiye kuzajya tubana namwe gatanu kuri gatanu. Aho tuzajya tugenda duhura n'urubyiruko rugiye rutandukanye, abantu baba jeune bagiye batandukanye kuri kamera za Afro Tricks. Tukaba dufite n'umugwiza tunga bamwitante. Bimeze bite kaze neza, amahoro meze fresh. Yo meze neza fresh one. Kombona se niki utari kwirekura bimeze bita oya bigenda uko umuntu akora ikiganiro n'ibigenda biza uko umuntu akora ikiganiro bigenda biza hari amakuru rero yawe mfite mu rugo ni hehe mu rugo iwacu ni Gitarama uri umunyamajyepfo ko bajya bavuga ngo muvukana 3 yisumbuye na abanyagitarama na abanyabutare ni bande bavukana 3 yisumbuye na abanyabutare wowe uri mu Ruhango abanyabutare bavukana 3 yisumbuye muranyira mu Ruhango ko njye numva ngo abantu baho banywa kanyanga nyinshira ziraboneka ziraboneka gake ziraboneka gake ubu kano kanya ubu ngubu tugeze mu rugo wanamo nk'akaritiro nagutamo nk'injerekana ahubwo none se ko bajya bavuga ngo biri zira staff iyo abantu bazimenyereye ngo ugeraho nkanjye ushaje gutya ushobora kuzinywa nka huma nibyo ziba zifite ubuziranenge nubwo ariko iyo byagenze kuri ariko ubona ari impamvu ituma abantu babicaho abantu babinywe impamvu ngiye mbona abantu babicaho nuko nyine bituma ubwenge bwawe nyine budakora neza nk'ibiyobyabwenge nyine ikiyobyabwenge niyo mpamvu babica hanyuma umuntu yavuze ngo umuntu ngo runaka umuntu yavuze ngo umuntu ngo arakunda iyo umuntu avuze ijambo urukundo we wumva iki urukundo ngewe numva nyine kubona kubona umuntu nyine ukumva uramukunze tu konje numva ngo umuntu ngo yarimo urukundo ameze nk'ikigoryi wowe niko ubibona ntago aba yita ku byo bamubwira iyo yakunze nyine aba ari gutekereza umugore we abashiki bacanga rero nabo ni ibibazo baza kutubangamira Olivier abantu benshi rero ejo bundi barakundangiye barambwira ngo ngo hari igihe sometimes ngo bigeze gutungaho ikintu bita amafaranga Kofi nararitunze pa Kofi wararitunze samuno mikoro burya Kofi warayitunze Kofi narayitunze nese ko njya numva urubyiruko rwinshi ruvuga ati mwana ngo Kigali ibintu bimeze nabi wowe wagize igitekerezo cyo kuza muri Kigali byari bimeze bite kugira ngo wisange uri hano i Kigali yewe Kigali sinkubeshye Kigali nyine ugiye kumbwira urugendo rutoya rw'ukuntu wavuye i Kigali waguhaye igitekerezo no kuvuga ati ubukano kanya ngiye gushaka inoti i Kigali byari bimeze bite hari ryari ni igiki cyavuze n'ubukano kanya no ngenda giye ngiye gushaka inoti kiyenje numva bavuga ngo i Kigali ngo inoti ngo zirahaba n'ibiki ntago mbizi ugiye kutubwira wowe ninde wakubwiye ngo uzi Kigali kandi bambwiye ngo wari ufite inoti byari bimeze bite ngiye i Kigali nyine narayumvaga vuga ati se kubungiye nzagerayo gute ngiye bundi ngiye nari umunyonzi wakoraga ku kagare nari umunyonzi wakoraga kuri site bita ngo y'ubunyonzi ngiye numva byita ngo naba site mu cyaro bahitaga Cyarahani bahitaga mu Cyarahani igare rero burariparitse uvuga ati ngiye i Kigali koko Kigali ahantu hambere wageze i Kigali uhagagutungura ni hehe ahantu nageze i Kigali akanungura ni Nyagatovu Nyagatovu rwose Nyagatovu warahageze wumva nagari iyo wumvishe ijambo Nyagatovu wumva iki numvishe ijambo Nyagatovu numva nyine ko ari ahantu hadasanzwe haba ibintu nyine bidasanzwe tu bidasanzwe hanyuma rero ugeze i Kigali wageze i Kigali ari ninjoro ari ku manywa wahagurutse uva iwanyu yari sangaye ngiye nageze mu mujyi ari nijoro aho kurara se ubu wari uhafite mwana aho kurana nari mafite ikofi yuzuranye nayo ikofi nayo nari nyifite
rero ninde wakugira inama kuza i Kigali? umuntu wangiriye inama se njyewe nyine nta muntu wangiriye inama, gusa nuko nashakaga kuyinjiramo Kigali ngo nanjye mve mu cyaro. Mbabarira umbwize ukuri, ukigera i Kigali ahantu hambere hagutunguye ni Nyagatovu. Nyabugogo warahumvaga? Nyabugogo narahumvaga. Nyabugogo warahumvaga ukumva hameze hate? Njyewe nkigera Nyabugogo hari ibintu byambayeho buriya. Ugize utya ntago wumvaga bavuga ngo ibintu by'abatubuzi, umuntu agira atya akakureba ngo akaguhereza telefone cyangwa wamusuza inoti zawe ngo pe zikaba ziragiye? Abatubuzi nahuye nabo Nyabugogo. Ni bangahe? Ni benshi cyane, ariko njyewe nkinjiramo narindi namaze gukoza ku modoka ku ikarita. Wewe uje Kigali ejo bundi mwana? Waje Kigali hari hano amakarita kuri bisi? Ninde waguhaye amakuru ko kujya mu modoka z'i Kigali ugomba gukozaho ikarita? Ninde waguhaye? Baba karasi baho baraje banyegera tu. Ambwira ati ufite ikarita? Ati nayo mfite. Abwira ati bambwira ati ngo no tugende nkwereke uko tuntu tubigenda. Inoti zawe zitsimbye inoti zawe wari zifite mu cyege? Ziri mu ibaga. Mu ibaga? Ibaga ubwo wari itwaye nkwereka nk'urugero ibaga wari itwaye? Nafashe imyenda yanjye nshyiramo amafaranga. Bantu rero muturuka mu cyaro murumva undi mutwe, kuva mu cyaro ufite amafaranga kirazira kuyashyira mu gikapu, yafata uyashyire mu myenda ubundi ushyire mu gikapu. Nkuko wambaye ishati yawe ukayihina, wamara kuyihina ugahita ushyiramo inoti mo imbere, kuko uwibye ntago asaka. Ntabwo asaka. Uwo mutwe ninde wakubwiye kugira ngo bigende gutyo? Uwo mutwe nyine nibwo n'ubwenge bwawe numvishe nyine ko ariko nabigenza. Kuteye ubwoba. Amafaranga makeya wibuka? Makeya wibuka wagurishije itungo ryawe nangahe? Nagurishije itungo ryanjye 200,000 yari inyana. Nanjye mbaye nk'aba bandi bavuga ngo amata harya amata yamenetse bavuga ngo iki? Arabogotse. Arabogotse. Kano kanya turamutse turi nko mu ifamu wahita nkubita inkoni yihuse. Inyana yawe uyikubise inoti ya 2. Nyikubise 200. 200 niyo yose wazanye i Kigali cyangwa yari amamiliyoni? Amamiliyoni yo ahantu nagiye ndayahakura. Ugeze i Kigali wari ufite amafaranga angahe yose hamwe? Yose hamwe zari miliyari 2. Uva mu cyaro zari miliyari 2 bro? Zari miliyari 2. Miliyari 2 zose? Nese izo miliyari 2 wari wagurishije urutare? Byagenze bite kugira ngo ugere ku rugero rwo kugira ngo uzi Kigali wikore miliyari 2? Yanjye nari nagurishije amasambu yo mu rugo. Batabizi. Bari batabizi? Bari batabizi. None se ntiwabasize iherehero? Niko byagenze nyine, niko naye nashakaga kugira urundi rwego ngeraho nihuse. Ndavuga ati bizungereza bya Nyagatovu, Nyabugogo, Kacyiru ndahaciye, ariko feri ya mbere wese wifatira Nyagatovu. Ikizungereza cya mbere wagiye amafaranga angahe kabona? Gutereta se wari ubizira? Gutereta wari ubizi? Nari mbizimo gakeya. Wari uzimo gake? Ikizungereza cya mbere wakishyuye amafaranga angahe? Nakishyuye 100,000. 100? Kandi ubwo wumvaga ari nk'akabombo gusa? Wumvaga ari nk'akabombo. 100? Ugomba miliyari 2 gukuramo 100, urumva ko ubwo hoteli yawe ya mbere, amafaranga ya mbere hoteli ya mbere wariye nangahe? Ujya muri hoteli mbere yo kugera Nyagatovu, amafaranga ya mbere wariye wibuka? Amafaranga nariye nangahe? Naragiye naka inzoga. Angahe? 8,000. 8,000? Hanyuma we yatsi ibyo kurya bihagaze amafaranga angahe? Bazanye iparato yuzuye, hariho ifi n'utundi tuntu tugiye tuvanzemo natazi ubwoko bwato. Ubwo nta mukomisiyoneri ufite? Nta muntu uri kukurangira abo bantu bose? Hanyuma umugabo bita Kidomori wa hano hirya, njye numva nawe ngo yariye miliyari yose yuzuye, ngo abadamu bose ngo barayimara. We ntabwo amakuru yo ntabwo wari uyafite? Amakuru ye ntabwo nayo nyafite yuzuye, gusa nyine naramwumvaga nanjye. Naramwumvaga? Nuko rero uwa mbere ayakuriye
amafaranga yaje kurangira wizengurutse nko mu bizungurizi bingana bite? Amafaranga byaje kurangira umaze kuzenguruka nko mu bizungerezi bingana bite? Ibizungerezi nk'icumi yenda. Haka ijambo ibizungerezi umenya riri kuko uvuna umenya ndi kubivuga nka umuntu isura akarahumura. Ese amafaranga ari wayariye nyine n'ibizungezi nyine ariko nanjye birambabaza iyo mbyibutse. Iyo byibutse. Hanyuma se wa mushinga wawe kuvuga ngo urashaka kubaka imidugudu y'ahazaza heza. Gushaka gushyiramo abagore uracyafite gahunda yo gutera iyo gahunda ndayifite irahari. Uracyafite gahunda yo gutera abakobwa ijana inda icyarimwe? Iracyahari. Umaze gutera inda abakobwa bangahe? 30. Bazabyara ryari? Nyine bose umuntu agenda batera inda mu bihe bitandukanye. Mu bihe bitandukanye. Ubu gahunda tuvugana ni ugutera abakobwa 100 amada. Niyo gahunda. Ndetse n'usatuvugisha ukuri. Icyo gitekerezo tuganire wenda twisanzuye. Igitekerezo cyo kuvuga ngo nguzatera abakobwa 100 amada cyavuye he mbwiza ukuri. Tuganire twe gutebya cyavuye. Nashatse kwiganura mugabo bita Baritazari. Ubu uri mu mujyi wa Baritazari? Baritazari ariko njyewe nzamurusha nisumbureho. Baritazari ariko yaragiraga n'iki ntago yigeze avuga ngo tera inda. We afite umuhigo wo kuryamana n'abagore benshi. Ariko ufite umuhigo wo kugira gute? Ufite umuhigo wo gutera inda, wo kororoka mu mboni zose. Ubu 30 barahari bameze neza. 30 bahari rwose. Beza cyane kandi. Ubuse ntago baraze n'iki ntago barazivana mu mwana. Urabakurikirana ariko? Ndabakurikirana nagiye bavuga ati nzabafasha ibintu byose bikagenda neza. Ubu bivuze ngo aho turi no mu kibanza cyawe. Iki ni ikibanza cyanjye namaze kuguraho. Nicyo nicayemo. Nshaka no kuzajya kugura hakurya iri. Hari umuntu wandangiye ikibanza nshaka kuzajya kugurayo. Hanyuma iyo etaje urabona abagore 100 bazayuzuramo bose uzajya bazenguruka ubakwire koko? Nshaka kuzubaka etaje igira umutunegisi. Njya numva i Buganda bavuga ngo wa mukobwa wigeze gukoresha bavuga ngo ni kibakwire. Nawe rero tuzakwita kibakwire, tuzakwita mbakwire, tuzakwita ngo iki? Muzanyite mbakwire nta kibazo. Mbakwire. Nuko rero etaje yawe urashaka kuzayubaka hepfo? Nshaka kuzayubaka hariya aho ujya murahareba uko hameze. Warangije kuvugana n'umwenjeniyeri se? Turimo turakorana ikiganiro nyine kugira ngo tubyuzuze biriya bintu bigoye. None se Musa, ese ko watunze amafaranga ukiri umwana, ubu nkaba mbona ku isura yanjye niyawe nkaba mbona utaragira imyaka 30. Ubu nigira imyaka 30 ubu no kuvuga ngo muri miliyari 2 bareze karangira ejo bundi nusubirayo ko wagurishije amasambu mu rugo niba bimenye uzasubirayo ubabwira ngo iki? Nanjye nyine icyo gihe ibyo bihe njya mbitekereza nkabyimagina nkavuga ati bizaba ari hatari tu. Azaba ari hatari. Ese ubwo umushinga abagore 30 maze gutera inda bose niko bazabyemera koko? Bose bazabyema ko barankunda cyane. Baragukunda. Bafite amafaranga. Nongera gusubira iwanyu ndashaka ko tuzajyana kugira ngo ndebe niba koko ibyo uvuga niba ari ukuri koko. Tuzajyana rwose ariko menya nzahita njya muri gereza. Uzahita ujya muri gereza? None se ubwo kweri njye hari ibintu aba numva. Ese ubwo nk'abandi basore bazareba nka kino kiganiro urababwira iki kugira ngo ko ntago numva ukuntu wariye miliyari 2 wenyine ungana gutyo? Amafaranga ararika. Vuga ati ibintu ugiye kugura none nkatwe tuba tunywa inzoga. Yes. Inzoga ziba zihenze. Nawe urazinywa? Ndazinywa. Ubona nukuru kajya nko mu myaka 30. Imfura yawe izaba ifite nk'imyaka ingahe? Imfura yanjye. Ubu kano kanya ufite imyaka ingahe? Kano kanya mfite imyaka 26. Wanagiye 26 ushiga myaka ine. Ubwo numvaga ufite nk'imyaka 18. Kuba bungize umwana se. Oya none se 26. Kuri 26 yawe maze gutera abakobwa 30 amada. Ese urabagenda neza bakakubwira urabizi neza ko ari abawe? Shuba? N'abanjye rwose. N'abawe? Nta nimero za Rosette tuzamusure turebe tumubaze twumve niba ari we koko. Nimero za Rosette telefone nayicometse
ubutaha nyine tuzajya kumureba tuganire nawe. Hanyuma se ko nigeze kumubwira ngo urashaka kudiringa kugura ikamyo, amafaranga aracyahari cyangwa yose barayamaze? Aya mafaranga aracyahari. Amafaranga aracyahari. Ikamyo yo bifite muri gahunda. Bifite muri gahunda? Siko bya bintu bikaze. Nukuvuga ngo amafaranga ntago arashira. Amafaranga aracyahari. Amafaranga aracyahari. Ntabwo arashira. Bari bakubwiye ko wenda ikamyo bazayigwa n'inshyashya cyangwa no kazi? Ikamyo yari nshyashya. Yari nshyashya. Nshaka kuzayitumiza Dubai. Hanyuma se grand frère wawe ubona nimuhura wowe uko utekereza uratekereza muzahura bimeze bite? Grand frère se iduhura se buriya nyine azandeba atungurwa. None se niba atari ibanga ibyo bibanza yagurishije ukeka ubona umwana wawe afite amahirwe yuko nawe hako se wamugari ntugiye kubaka etaje, ubona abana bawe bafite amahirwe yuko nabo bazatera ikirenge mu cyase? Yenda abo bana nyine kubera nzaba narubatse izo nzu zizabafasha. None se abo bakobwa wateye amada bose bari hafi, umwe atuye hehe? Bose ni ugutega. Bose ni ugutega? Ndetse ahantu batahasi urahazi bajya baza kugusura hano? Bajya baza kunsura. Kunteye amatsiko musa, unteye amatsiko byatara wenda abanyarwanda bazadukurikirana no kuri Afrotrix Media bazibaza ko wenda yari prank, babwiza ukuri ko ibintu atari prank. Ntago ari brag, ngiye nabiciyemo ndanabikora. Wabiciyemo uranabikora? Ariko ntago wambwiye umuntu watumye, ntago wambwiye umuntu waguhaye inspiration uvuga ati ngiye kuza muri Kigali, umuntu waguhaye amakuru kugira ngo ugere muri Kigali, umuntu waguhaye amakuru akubwira ati ngomba kuza muri Kigali mfite amafaranga, ntago wamutubwiye? Yanjye umuntu nyine wamaye amakuru ni umuhungu wari waragiye mu mujyi nyine araza mbona yaratse ameze neza, arambwira ati we shaka ibiceri nkwereke umuvuno tugiye gukora muri Kigali. Ari kuza muri Kigali mwarazanye cyangwa waje uri wenyine? Nyine we yarabanje araza, nanjye nyine mpita ntangira gupanga iyo mishinga y'ukuntu nagurisha nkaza muri Kigali. Ni ukuvuga ngo we yarakurabuye yakubwiye ati no kano kanya shaka ibiceri bikeya nkwereke ukuntu ibintu biri bugende. Urangije ugeze muri Kigali wikoreye amafaranga yose, arahageze igeze rya mbere ninde wakubwiye ko akuyobora hano Nyagatovu? Ninde? Umuntu wahanyoboye narahumvaga. Naho wavuye iyo ngiyo ufitemo amakuru? Nari mfitemo amakuru. Uravuga ni fere ya mbere ngomba kwifatira Nyagatovu? Umuntu wa mbere wagukubise ikizungerezi wagisanze ku muhanda byaje kugenda bite? Umuntu wa mbere wankubise ikizungerezi naragiye mu muhanda kuri kaburimbo ndi kwigendera. Ariko ntago wari ubifite muri gahunda se? Ari ukuntu nyine ubona umuntu nawe ugahita umwibwira? Umwibwira. Kari ibibazo? Ubwo wari umaze igihe kingana iki muri Kigali special hano Nyagatovu uvuga ati bwa mbere ndaguze? Waguze ku kiro? Ndetse ntago uzi ko hari igihe sometimes iyo bagufata bari kugufunga mwana, cyangwa wumvaga nyine kofi yawe ufite ukumva ni hata nari mfite numvaga ko nta muntu wapfa niyo byari kuba. Nari mfite uburyo nabigenza bikagenda neza. Reka rero reka ubutaha uzatuzengurutse turebe iwawe, turi mu kibanza cyawe, ndagira ngo ejo bundi tuzagusura tuzengurukane, urumva rimwe na rimwe tujye tugira abantu inama. Ubu kano kanya iyo uba wumva ibintu wakoze utarahemutse, koko urumva utarahemukiye famiye yawe? Shana narabahemukiye pe. None ubwo ariko nyine niba kureba mu kiganiro bakavuga nti muvandimwe, baravuga ngo ibyaye ikibazo irakiriga, tuwo mugani ujye wizera ko ari wo? Njya mwizera ko ari wo. Uburyo ku buryo muzehe wawe azakubona akavuga ni kirara cyanjye kiratahutse nta ribi, nyakire mu bana nk'abana. Umubyeyi nyine ahora afite impuhwe ku mwana we. Olivier, urantunguye. Miliyari 2 zose? Ntabwo nagutunguye, ni ibintu bisanzwe. Miliyoni 2 z'idolari nizo wariye? Yes.
ngiye mbaye speechless, ngiye mbuza amagambo, ngiye bambwiye inkuru ebana, ngiye nabutse nkweretse ibintu nitetse kano kanya, yanguriye nariye napfuye, yavuga ngashaka kujya imbere akamera avuga nika tuganire, namwe muzaba bagacupa munywe. Reka rero dusoze rero, urumva tuzakomeza tubane muri imihanda, muno mu gihe uzatangira kubaka izo etaje niyo midugudu dushaka tuzagendana neza, siko bimeze. Babwire rero abari kuri YouTube channel bakore subscribe. Mukore subscribe, ubutaha ninjye namwe.